Yes, nongeye kubashimira mwese mudutega amatwi kuri Breezy Empire. Boneraho kwibutsa abatarakanda subscribe gukanda subscribe kugira ngo bajye babasha kubona ibiganiro Breezy Empire ari kubategurira umunsi ku wundi. Iyi ni YouTube channel yacu ikomeza gucaho utuntu n'utundi ku bintu by'ikoranabuhanga ndetse no online business ebyiri ziri guca ibintu ahangaha bahagaritse. Aho usanga umwana, umusaza, umukecuru wese aza avuga ati ETH cyangwa se tata. Muri byose nta numwe utazi STT cyangwa se STT ibisanzwe, nta mwana utayizi, aho umusaza, umukecuru, umunyeshuri ndetse n'umwana utiga. Ibintu byacitse ururondogoro, buri umwe wese arimo avuga ati ETH ndetse na STT. Umuntu ugeze kuri YouTube channel yacu bwa mbere, ikintu namusaba nakande subscribe, like ndetse na comment, maze nawe ajye abasha kubona video Breezy Empire ari kumutegurira umunsi ku wundi. Rero muri aka kanya turi kwibanda ku bintu bibiri gusa cyangwa se ku kintu kimwe cy'ingenzi, ariko biri muri company ebyiri, STT ndetse na T8 cyangwa se STT na tata, ari byo bintu biri kuvugisha benshi hano muri rusange. Benshi twibaza ngo ese ibi bintu biraza kugenda gute? Ese baraza kudusubiza amafaranga yacu cyangwa ntabwo bari buze kuyadusubiza? Umuntu ufite amatsiko wari warashoye muri T8 ndetse na STT, tega amatwi ndetse wumve iki kiganiro mpaka kirangiye, nibwo uri buze kumenya neza ko yawe buyasubizwe cyangwa se wahombye unanahombye. Comment zakomeje kuba comment, like zikomeza kuba like, ariko ahantu henshi imbuga nkoranyambaga zose wajyaho ni T8 ndetse na STT. Bamwe bari kwibaza ngo ese ziriya business zindi zitangaza ibindi bintu bidasanzwe, suppose nka YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, izo ko batazifunga ni online business? Icyo kibazo abantu benshi bari kwibaza. Biratangaje. Se ni umusikama winjiriye igihugu cyacu cy'u Rwanda, umusikama araza yinjira mu gihugu, ajya muri RDB wamuha ibyangombwa arakora, ajya muri RBA akajya acishaho amapublicité ya business akora. Si ni Sikamu kuko ibi bintu murumva bikunda? Njya ku giti cyanjye ndabona ibi bintu bitariho bitanakunda, ahubwo ibi bintu bifite ikintu bigambiriye, bafite icyo bari babiganiriyeho. Ikosa ririmo cyangwa se fault irimo ikomeza kuvuga ahangaha, wenda company itagira amabwiriza cyangwa se banke cyangwa se indi company yose ntayibura kugira amabwiriza. Se kuki BNR yihutiye gufunga ibi bintu kandi izi neza ko abana b'Abanyarwanda bamaze gushoramo amafaranga? Ibyo ni ibibazo biri kwibaza cyangwa se abantu benshi bari kwibazaho, kubera iki ibi ngibi bibaye? Se kuko ayacu baradusubiza? Se leta y'u Rwanda arabivugaho iki? Bamwe baravuga ati se umusaza w'igihugu cyangwa se Perezida Paul Kagame nta kintu afite yabivugaho? Gusa icyo nababwira abantu wese mwari mwarashoye muri zino company ebyiri, STT ndetse na tata, ni mwihangane kabisa. STT nk'ibisanzwe cyangwa se STT, iyi company ijya gukora nka piramide, yakoraga nka piramide, kuko n'ubundi ni hahandi washoraga amafaranga akunguka ayandi, abinjiyemo bwa mbere bakabona ayabo, abatinze kwinjira bakayabura. Ese kuko ni iki gitangaje kuri ino company cyangwa se ni iki kidasanzwe kibayeho? Ikidasanzwe rero ni uko abantu benshi bashoyemo bitewe n'uburyo ki RBA ndetse na za TV1 n'ibindi binyamakuru byakomeje kuyamamaza, bityo bikagaragaza ko iri mu mucyo kandi ifite ibyangombwa iri gukorera mu Rwanda, bikaza kurangira abantu bose bashoyemo bahiye. Nanjye ndi mu banyamuryango bayo. Gusa ikidasanzwe cyangwa se indi nkuru ihari iri guca ibintu ni uko mu magroupe ya T8 cyangwa se tata yo bafunguye, buri muntu wese yemerewe kugira icyo atangaza, ariko kugeza ubu ngubu nta n'umwe ufungura application bahita bamubwira ngo the network is restricted, bivuga ko n'ubundi network yabo kugeza isaha itakiriho. Ese muri STT yo bimeze bite? STT groupe ziracyafunze, nta muntu n'umwe uri kubasha kuvugana n'undi. Abadimini b'amagroupe bararimuvinze, barakoze left bavamo, bayivuyemo. Niyo ugiye kuri mu magroupe yabo muri STT usanga barayavuyemo. Umuntu njye kubagira inama ntihagire umuntu wongera kugushuka ngo ushore muri online business, kuko muri kino gihe nta nubwo zizewe. Urugero nka Binance, hari abantu barimo bambaza niba Binance barayihagaritse. Binance nayo yarahagaze kuko zino mbuga zidafite ibyangombwa, uramutse uhombye nta hantu na hamwe ushobora kujya kuregera. Cyakoze bari gutangaza ko online business zishobora gukora muri buno bucuruzi bwo gushora amadolari cyangwa se amafaranga y'amanyarwanda bakajya bayakuvunja mu madolari, bikaza kurangira kugaruka simukada kugira ngo babashe kubona ibyangombwa, cyangwa se iyo business cyangwa se iyo company ihabwa ibyangombwa byo gukorera mu gihugu cyacu kuri buno butaka bw'u Rwanda. Nuko igomba kubanza kwiyandikisha muri RDB ndetse
bityo igashaka uburyo ki abantu bazajya babona amafaranga yayo biciye muri account zabo za banki beneri ibirimo, ndetse bikaba bizwi n'igihugu. Ariko muri online business zihari mu Rwanda nta nimwe irabyemera cyangwa se ibyemeze. Nyinshi muri zo ziri kugenda zihimba inkuru mpimbano ko mu Rwanda babatse amafaranga menshi cyangwa se beneri agiye baka amafaranga menshi batashobora kubona. Si koko nibyo cyangwa ntabwo ari byo, ibi bintu ni ibihuha. Umuntu uri bukubwire ko babatse amafaranga bityo ntibatange araba akubeshya, ahubwo icyabayeho habuze ubwumvikane hagati yabo ndetse na beneri cyangwa se na banki nkuru y'u Rwanda, aho bashaka kuzajya bakora ibintu basura muri RDB ariko cyangwa se RDB yarabahaye ibyangombwa ariko beneri itabizi. Ibi bintu ntabwo byakunda. Ese ari twe banyamuryango, wenda ngerekanye barize ikibazo, ari twe banyamuryango ndetse na kampani cyangwa se abanyamuryango ba kampani na kampani ubwayo, organization yayo cyangwa se abayobozi bayo, na beneri ndetse na RIB cyangwa se na polisi mu bijyanye n'umutekano, abafite amakosa n'abaye. Ese abafite amakosa cyangwa se abakoze amakosa yambaye ni abanyamuryango b'ino kampani? Ese ni RBA cyangwa se ni polisi ku rwego rw'umutekano? Ibibazo rero dukomeza kwibaza byinshi, ariko twe nta abanyamuryango twashoye, nta kosa tubifitemo kubera ko twari twabiherewe uburenganzira bwo gushora, kuko kampani yari iri kwamamazwa hirya no hino. Kandi nta nubwo wari kubona abantu bashobora bunguka nawe ngo ubure gushora, aho buri umwe wese yaguhamagara akakubwira ati inshuti yanjye nabonye business, shaka amafaranga makeya uze dushore ubundi nkwereke uburyo ki turyamo amafaranga. Aho wasangaga buri muntu akubwira ati ngiye mvuye kuguza amafaranga mu itsinda, undi akakubwira ati mvuye kuyaguza muri banki ntangire business. Benshi bahiye aho business yabaga igiye kurangira, niho bahiriye nk'abantu bashoye mu cyumweru cya nyuma cy'uko ino business ifunga guhera ku wa gatanu nijoro, nibwo serivisi zazo zahagaze. Abantu bose bashoye mwa kiriya cyumweru ku wa gatanu cyangwa se ku wa mbere wa kiriya cyumweru barahiye, kereka bagerageje kujya bahita bakuramo yabo direct bidatinze. Business rero nari business nk'izi ngizi, ubashoye imbere niwe wunguka, nyuma y'uko noneho ubashoye inyuma akaza guhomba, bikaza kurangira abuze nayo yashoye. Yes, ibi bitinda umuntu uri gushaka kujya gufata credit wongere ngo ushore bitewe na Sikamu ziri kuza, bari gutangaza ibintu by'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga n'ahantu henshi hatandukanye, bakubwira yuko bari gushaka 30% by'amafaranga ufitemo kugira ngo bakunde bagusubize ayawe cyangwa winjire muri account yawe. Yes, Sikamu rero nigiye kuza kugira inama ati irinde kumviriza ibihuha. Umuntu wese uzi neza yuko yari yarashoyemo, urabizi nimero mu magroupe ziba zicicikana, hari uzajya kubona ukabona nimero yaguhamagaye kubwira ati ndabizi rero warashoye muri STT cyangwa se muri T8, barashaka amafaranga ibihumbi cyangwa se barashaka amafaranga 30% by'amafaranga wari ufitemo kugira ngo bayabone, bakagusaba ko ari ukubanza ukayabohereza kuri telefoni maze bagahita bagusubiza yabo. Iyo ni Sikamu nagira umuntu yizera, ntabwo bibaho STT ndetse na T8 cyangwa se STT kuko ariyo turiho muri aka kanya irafunze, kimwe nuko na T8 ifunze nta kintu na kimwe iri gutangaza. Nuramuko yabahaye uraba uhiye bwa kabiri kandi urabusebye. Bimwe muri ibi ngibi biri gutuma abantu babura ubuzima bwabo, abandi barihebye kuko nta kintu na kimwe bari kubivugaho. Gusa nyine ariko ngiye uko mbibona siko byari kugenda, ahubwo beneri yari ifite kubanza ikaganiriza ino kampani bakabihuza neza ndetse na RDB, ubundi bakavuga ati buri munyamuryango wese simukadi amafaranga yaturutseho murazibona kandi mwari mufite nimero zabo, mubanze mubasubize amafaranga yabo, bityo bakajya bafunga. Kuki bamaze bafunze amafaranga yacu akimara kugeramo? Ese kuki batatugiriye inama mbere y'uko ibi byose bibaho? Ngewe iki kintu ni ikintu nakomeje kugenda mvugaho kenshi, banze kutugira inama mbere y'uko kampani ifunga, ahubwo bayitugira nyuma ari uko abantu bose bamaze gushora, bamaze gushyiramo amafaranga menshi. Yes, izi kampani mbere y'uko zifunga zabanje gusaba amafaranga abanyamuryango bayo, ndetse zikabwira abantu gushoramo amafaranga ngo nibashoramo amafaranga ayo bafite kuri account araza kuza yikubye inshuro ebyiri. Ese koko byari byo cyangwa byari bihuha? Byari igihuha kuko icyo bashakaga bari bamaze kukigambirira kandi bakigezeho, ko ari kugira ngo amafaranga namara gushyikamo yagwiriye yabaye menshi ubundi bayablokere rimwe mujye mwaho bagira cyangwa se mwasara. Nkomeza kwibutsa ko STT ifunze burundu kandi nta nubwo izongera kubaho hano muri kino gihugu, kuko ubucuruzi bwose bwa cyangwa se kampani zose zakoraga zikora ubucuruzi nk'ubu ngubu
bwo kuvunja amafaranga online biciye mu mafaranga y'idolari byahagaze, kuko bari gutangaza ko cyangwa se BNR itangaza ko ibingibi byatumaga ifaranga ry'u Rwanda ritakaza agaciro. Ntabwo bizongera kubaho, wibyizera muntu ufite gushidikanya, gabanya gushidikanya, ahubwo icyo turambirijeho twese turi kwibaza ngo amafaranga yacu twashoye azaboneka ute? Ese koko BNR irabyinjiramo? Bamwe mu bakomeye bavuga ko bashaka kurega leta cyangwa se kurega BNR ku bintu yabakoreye, bakibaza ati ese uriya mukobwa Aline niwe watumye ibi byose biba? Uyu Aline rero njye nta kintu namuvugaho kidasanzwe, ahubwo yaraje kubaburira mutarashoramo n'imitungo yanyu yose, aho bari kuzajya ujya muri banki ugafata credit bikarangira uvuze ati inzu ntuyemo cyangwa se ahangaha aba ariho ugira ingwate. Ariko n'ubundi ntibyabujije bamwe kubikora gutyo, kuko babonaga ibintu bica ku ma TV yose ndetse n'amaradiyo yose babyamamaza, babona ko ari byo. Hari abafashemo amakredi ubundi bajyana amafaranga muri iriya STT, bamwe barayabonye bashoye mbere, abashoye nyuma barayabuze burundu. Ariko icyo nababwira ni ukwiyakira. Abari basanzwe bakora online business ibyo barabizi, abari binjiye online business vuba niyakire. Gusa nyine icyo nakubwira, shora mbere yuko business imara icyumweru itangiye, uyishoremo. Ariko numara kuvanamo ayawe, vanamo ayo washoyemo, ubundi usigarane inyungu aba ariyo ukomeza gukoresha. Sinkubujije kuzashora mu zindi company, gusa uzashore utekereza yuko uramutse uhombye nta hantu, wenda washoye muri company idafite ibyangombwa, nta hantu na hamwe uzajya kuregera ngo wongere ugaruze umutungo wawe washyizemo. Sinkubujije gushora rero, umuntu ushaka gushora uzashore, ariko uzabanze ushishoze. Ndabashimiye. Uyu ni Breezy Empire, nongera gushishikariza buri muntu wese urakanda subscribe ndetse kandi no ku ngengeri, maze bityo azajya abasha kubana natwe umunsi ku wundi.